Nongeye kunezezwa no kubana nawe mu kiganiro cyo gusobanura amabara agize ibendera ry'igihugu cyacu. Bakunzi bahatana neza TV, uyu munsi tugiye kurebera hamwe amabara agize ibendera ry'igihugu cyacu ndetse n'ubusobanuro bwayo. Rero icyo usabwa ni ukuduha inkunga yo gukora subscribe. Wowe wayikoze cyangwa ugiye kuyikora ndagushimiye. Ntabatindiye rero, ibendera ry'igihugu cyacu rigizwe n'amabara atatu akurikira: icyatsi kibisi, umuhondo, ubururu. Mw'ubwo bururu harimo izuba riri ku ruhande rw'iburyo n'imirasire yaryo, rikaba riri mu ibara ry'umuhondo wa zahabu, kandi iryo zuba rikaba ritandukanyijwe n'uruziga ruri mu ibara ry'ubururu. Tumaze kubonera hamwe uko amabara yose akurikirana, reka noneho tujye ku busobanuro bwayo. Icyatsi kibisi gisobanura icyizere cy'uburumbuke hakoreshejwe neza imbaraga z'Abanyarwanda n'ibiri mu Rwanda. Tugeze ku muhondo. Umuhondo usobanura ubukungu. Abanyarwanda bagomba guhagurukira umurimo kugira ngo bagere ku bukungu burambye. Tugeze ku bururu. Ubururu busobanura umunezero n'amahoro. Abanyarwanda bagomba guharanira amahoro azabageza ku bukungu burambye n'umunezero. Tugeze ku izuba. Izuba, urumuri rugenda rwiyongera rumurikira bose, byerekana ubumwe, gukorera mu mucyo no kurwanya ubujiji. Wakoze kubana nanjye muri iki kiganiro, nizere yuko wasobanukiwe. Ushaka ubusobanuro bwisumbuyeho wasoma igazeti ya leta. Reba neza ko wakoze subscribe, ndagushimiye.